Komite ngenzuzi ya Rayon Sports yandikiye inama y'ubutegetsi y'umuryango w'iyi kipe ya Rayon Sports ndetse na komite nyobozi ya Rayon Sports isaba ko haterana inama ikomeye cyane y'inteko rusange bitarenze ku kwezi kwa gatandatu. Inteko rero ikazaba igamije kwiga ndetse no kumenya ndetse no gufata imyanzuro ndetse bakagira byinshi bahindura mu kipe ya Rayon Sports hamwe n'ingamba zo gukumira ibibazo bikomeje kugaragara muri iyi kipe, harimo ibibazo by'imiyoborere, iby'imari, iby'ubukungu, ibyo mu rwego rwo kwirinda gushyira iyi kipe ya Rayon Sports mu kaga gashobora gutuma iyi kipe igera ku rwego rubi abakunzi bayo batifuza. Iyi nama rero ikaba ari inama izigomba kwigwamo byinshi bigiye bitandukanye bikomeje kubera mu kipe ya Rayon Sports, dore ko muri ibi bihe bya transferi ni ibihe byiza abakunzi ba Rayon Sports turimo twishima kubera ko bagiye kutuzanira zimwe mu ntwaro karundura tugomba kuzakinisha hariya i Nyarugenge, ndetse kandi twitegura n'imikino nyafurika n'imikino iri imbere kuko ubu ngubu dufite umutoza mushasha Afahamu Lotifi uzadufasha muri byose. Akaba ariyo mpamvu rero iyi nama yatumijweho ndetse kandi izaba irimo abayobozi bagiye batandukanye ndetse na za kampani zigenda zifasha iyi kipe ya Rayon Sports. Miliyoni 160 ikipe ya Rayon Sports yemerewe gukoresha ndetse za Skol yayemereye, ariko ubu ngubu ntabwo Skol yari yayarotirangiye avane kuri konte yabo yashyire kuri konte ya Rayon Sports kubera ko harimo ikibazo cyo kuba batari kumvikana neza ku bakinnyi bagiye kuba bagura. Akaba ariyo mpamvu rero ndetse kandi hakazaba hari kugaragaramo na liste y'abakinnyi ikipe ya Rayon Sports yifuza kuba yasinyisha, dore ko umutoza we ibintu byarangiye ndetse n'abandi bakinnyi bakiri inyuma abo bose bakaba bari gutegurwa. Turaza kandi kwinjira mu makuru akomeye cyane mu kipe ya Rayon Sports uko byifashe Zandani, turazifite 5-5. Ese ni igiki abasaza bari gutegura nyuma y'iyi nama? Ese iyi nama izaba irimo ibiki ndetse zakorwa ryari? Ibyo byose turaza kubimenya 5-5. wowe ube hafi unucikanwe ndetse kandi uteguscrollinga kugira ngo utagira amakuru aza kugucika. Twaguteguriye 5-5. Naho mu kipe ya polisi yo ibintu bikaba bimeze nabi, uwo bakunze kwita Mashami Viseni tayari akaba yarangije gusezerera muri iyi kipe ya polisi, ndetse kandi iyi kipe ya polisi ikaba iri kuvugwamo umweyo rukokoma ushobora gutuma haza gusigaramo abakinnyi barwa muri iyi ekipe ya polisi. Ni Kigali One ikomeje kukugezaho amakuru yizewe kandi azira ibihuha. Wibuka kudushigikira ukanda subscribe ndetse kandi ukibuka no gukanda kunzogera kugira ngo utaja ukikanwa n'amakuru y'imikino tugenda tubategurira umunsi ku munsi mu kipe ya Rayon Sports. Nize ko mumeze neza aho muherereye mu bice bigiye bitandukanye by'isi. Mbaye ikaze mu makuru arambuye mu kipe ya Rayon Sports. Ekipe ya Rayon Sports ni ikipe rwose y'abanyarwanda, ni ikipe ikundwa na bose, ni ikipe ya Rayon Sports dukunda ndetse kandi duhoza ku mutima, haba mu byiza ndetse no mu bibi dukunda iyi ekipe yacu. Komite ngenzuzi ya Rayon Sports yandikiye inama y'ubutegetsi y'umuryango w'ikipe na komite nyobozi ya Rayon Sports isaba ko haterana inama y'inteko rusange bitarenze uku kwezi kwa gatandatu. Inama izaba igamije kwiga hamwe ndetse no gufata ingamba zo gukemura ibibazo bikomeje kuba muri iyi ekipe, harimo mu miyoborere, mu imari, mu
ubukungu mu rwego rw'ikipe, haba mu ikipe y'abagore no mu ikipe y'abagabo, bakareba uko byifashe kugira ngo babashe kwirinda kuba bashyira uyu muryango mugari mu kaga gakomeye cyane, kuko barayikunda bose, ntabwo bakwemera kuyishyira mu muriro kandi babona ko ariyo nzira yaho. Iyi nama rero komite yayitumijeho kugira ngo bige ibibazo bikomeye cyane, dore ko muzi neza ko turi mu gihe cyo kugura abakinnyi mu kipe yacu ya Rayon Sport, ndetse abenshi muzi ko ibintu bimeze neza, ndetse gusama ikintu bise amafaranga ntabwo ari gusohoka, kubera ko bamwe mu bayobozi muri komite nyobozi ya Rayon Sport bari kwanga ko basohora aya mafaranga, kubera ko batari kuba bumvikanye ku bakinnyi bagiye kuba bagura, ndetse n'igiciro cy'amafaranga bagiye kuba batangaho, kubera ko hari kuzamo utuntu tugiye dutandukanye, tukaba aritwo turi gutuma haba Skol idasohora ayo mafaranga ngo iyavane kuri konte za Skol iyinjiza kuri konte za Rayon Sport z'umuryango, ndetse ari nako n'andi makampani ikipe ya Rayon Sport yamamariza, ntabwo bose bari kwemera kuba basohora aya mafaranga, kubera ko hakirimo urunturuntu rwo kuvuga ngo ese aya mafaranga yacu turayashyira he, ni bande bagomba kuyakira. Ibyo byose rero ni bimwe bari gukomeza bategura kugira ngo bazige, ndetse kandi ikimenyimenyi ni uko bagomba kuzaba bafite lisite y'abakinnyi bashaka kuba bagura, dore ko uku kwezi kwa gatandatu niko iyi kipe ya Rayon Sport ifitemo amahirwe, niko kwezi ifitemo umwanya wo kugira ngo babe baje kugura intwaro rutura, kuko mu kundi kwezi gutaha tuzaba twinjiye mu mikino nyafurika, dore ko CAF yo izatangira mu kwa 9 nk'ibisanzwe, kuko mu kwezi kwa munane hazabamo ikintu bise imikino ya shani, niho ibintu bizaba bimeze nabi, akaba ariyo mpamvu rero ibintu byimuwe bikazaba mu kwezi kwa munane. Ikipe ya Rayon Sport yitegura abakinnyi bashasha, ndetse kandi n'umutoza mushasha Fahamu Lotifi. Uyu mutoza rero akaba akomeje kwegera abakunzi ba Rayon Sport, ndetse kandi n'ubuyobozi ababwira intwaro rutura bakwiye kugura yizeye, gusa n'abayobozi nabo bari kumuzanira lisite y'abakinnyi bashaka, ariko nawe akamanza yavuga ati uyu mukinnyi ni mwiza, ari ku rwego rwiza, dushobora kuba twamugura cyangwa se nitumugure. Ariyo mpamvu rero Fahamu Lotifi rwose ari umuntu w'ingirakamaro kuri iyi ekipe ya Murera, bishobora gutuma rwose ikipe ya Rayon Sport igera ahantu heza hashimishije ku bakunzi ba Rayon Sport, nk'uko twifuza ko iyi kipe yacu yazaba ari ikipe ikomeye, ikipe yubatse neza, ikipe imeze neza, ku buryo mu bihe byiza twazaba tumeze neza, duseka tumwenyura, dore ko umutoza Fahamu Lotifi yadusezeranyije ko igikombe rwose tuzagitwara. Gusa nta muntu usezeranya neza, ariko nyamara uyu mutoza bitewe n'uburyo tumwizeye, n'uburyo yafashe ikipe ya Mukura Victory akayizamura akayigeza ku rwego rwiza. Urabizi ko ikipe ya Mukura yari ikipe yari igoranye cyane, ariko uyu mutoza Fahamu Lotifi akabasha kuyizamura ku rwego rwiza, ku buryo buri umwe wese yabonaga ko ikipe ya Mukura rwose yakoze ibintu byiza cyane, bigatuma buri umwe wese yumva ko ameze neza, kubera ko yakundaga ikipe ya Mukura. Akaba ariyo mpamvu rero ashaka no gusubiza urwego n'agaciro iyi kipe ya Rayon Sport yagiye yamburwa mu gihe uyu mutoza atari yakaje kuba yatoza iyi ekipe, akaba ashaka rero kuyizamura ku rwego rushimishije cyane. Ubuyobozi bwa Rayon Sport rwose ibintu biri gutegurwa neza, ndetse ibirori nabyo biracyarimbanyije ku munsi wa Gikundiro Days. Ni umunsi ukomeye cyane, ni umunsi
abakunzi ba Rayon Sport bishima ndetse bagaserebura, dore ko tuzataramirwa n'ibyamamare bigiye bitandukanye, haba ibituruka mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu, ndetse tukazakina n'ikipe ya Yanga ituruka hariya mu gihugu cya Tanzania, akaba ariyo kipe tuzakina nayo tukishimana uwo munsi wa Gikundiro Days. Ibirori rero bikazabera muri stade Amahoro nk'ibisanzwe, kuko niyo stade yashobora kwakira abafana ndetse n'abakunzi b'ikipe ya Yanga ituruka mu gihugu cya Tanzania. Ni Kigali One ikomeje kukugezaho amakuru yizewe kandi azira ibihuha, wibuka kudushyigikira ukanda subscribe ndetse kandi ukibuka no gukanda